Turabashimiye abakurikiye RT1 tugiye kureba uburyo udeklarara umusoro ku bakozi ujya ku rubuga rwa Rwanda Revenue hanyuma ukajya kuri Pay Domestic Taxes. Here niho uhitamo, hanyuma iyo uhakiritse rero ushyiramo TIN number yawe ndetse na password. Iyo utayifite ujya kuri Rwanda Revenue bakabiguha kugira ngo ujye ubasha kudeklarara. Iyo umaze kubishyiramo rero uhingukira kuri iyi page ukajya kuri annex download, hanyuma twe turashaka PAYEE, iyo dushaka kudeklarara. Iyo uyihisemo rero ukayikirikaho irayirodinga kugira ngo ifungure, hanyuma ifungutse uhita ubibona. Urabona yafungutse annex yacu. Twe turuzuza hano kuri PAYEE permanent employees, uzuza amakuru y'abakozi bawe. Niyo uzuza ukayuzuza neza kuko yuje nabi bigira ingaruka. Twe rero kuri annex yacu tugiye gushyiramo amakuru y'abakozi bacu, ngo nawe ushyiramo amakuru y'abakozi bawe. Shyiramo amakuru y'abakozi bawe, hanyuma dukora rero tumaze kuyashyiramo nta kindi, tujya kuri validate. Ikoze validate ni nka save. Ikoze validate barakubwira bati klika yes kugira ngo file ibe saved. Wakirika bakakubwira ko iba saved. Uhita ugaruka rero kuri ya Rwanda Revenue Authority page, ukajya kuri tax declaration, hanyuma ugakirika kuri new tax. Ukiritse kuri new tax ugashyira muri ya original mu mwaka, ukajya kuri submit, hanyuma wakirikaho bakakuzanira imisoro ugomba kudeklarara. Twebwe turahitamo PAYEE, hanyuma nituyihitamo twuzuze aya makuru kuri monthly pay declaration form. Twintaringamo aya makuru neza ko iyo twibeshye n'ibihure na ya form twujuje ntago systeme ibyemera. Hanyuma ugahita ujya kuri continue with upload annex, uhisemo gukomeza. Iyo uhisemo ujya kuri upload annex, twe turi uploadinga PAYEE payment employees. Klika kuri upload, tuba tugiye gushyiramo ya document, tukayibrowsinga yabaye saved kuri local disk C kuri folder ya RRA, hanyuma ugahitamo PAYEE permanent employees, hanyuma nta kintu ukora submit. Iyo umaze gukora kuri submit rero ubu byohereje bakubwira ko yabaye successful, bwabaye uploaded. Icyo ukora rero uhita compare with declaration. Hano system ibireba niba amakuru watanze kuri ya form ahura neza n'amakuru ari muri iriya form. Iyo bidahura ureditinga ukamodifyinga declaration kugira ngo amakuru ahure, ariko twebwe birahura. Nta kindi rero ukora, ujya kuri accept ukabyemeza, ukora kuri submit declaration yawe urangije kuyideklarara. Murakoze, turabarekera kudukurikira ndetse tubizeza ko tuzajya dukomeza kubagezaho ibintu by'ingenzi nk'ibi ngibi.